iyo umuntu akubwiye ngo uriya muntu yaragafashe, abakiri bato niryo jambo bakunda gukoresha, ubyumva gute? Cyangwa se akakubwira ngo uriya muntu yateye imbere, umva bisobanuye iki? Kuri wowe se gutera imbere bisobanuye iki? Ni iki kugaragariza se ko wowe wateye imbere, cyangwa nta na rimwe ujya ubona ko wateye imbere? Niba ujya wibaza ibyo bibazo, reba iyi video kuva itangiye kugera irangiye, uri buze kuba wabonye ibisubizo byabyo. Uraho neza, Ndidiye Joye, ikaze kuri YouTube channel yanjye aho tuganira ibintu bitandukanye byo mu buzima busanzwe. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu cyitwa gutera imbere. Nakubwiye ko iyi video ari imwe muri video 14 mu rutonde rwa video 14, iyi ni ya 13 muri video zigufasha gutera imbere mu buzima. Ariko iyi ngiyi ndi kuganira nawe ku kintu kivuga ngo gutera imbere ni iki? Ni gute se ni iki supimiraho kugira ngo umenye ko wateye imbere mu buzima? Icyo nicyo tugiye kuganiraho. Gusa mbere yuko twinjira muri video y'uyu munsi, niba ari ubwa mbere ugeze aha, ndakwinginze kora subscribe kuri channel yanjye. Kora subscribe kangutegereze, reba aho ngaho hari buto y'umutuku yanditsemo ngo subscribe. Aho ngaho hakande, none ukande no kuri iyo nzogera ya notification kugira ngo ujye uwa mbere kubona video mu gihe nyishyizeho. Noneho sasa reka twinjire mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Gutera imbere bisobanuye iki? Abantu benshi bumva gutera imbere mu buryo butandukanye, ariko kugira ngo uze kumva uburyo nge numvamo gutera imbere, wumve niba ari bwo, kuko nge nizera ko ari bwo, banza umenye ko abantu batandukanye, uko batekereza nuko bumva ibintu baratandukanye. Dukunda ibintu bitandukanye, tunagira n'inzozi zitandukanye. Niyo mpamvu n'umuntu umwe ahinduka padiri, undi agahinduka umushoferi, undi agahinduka rwiyemezamirimo. Abantu tugira inzozi zitandukanye. Niyo mpamvu rero nuko dutera imbere mu buzima bitandukanye. Gute bitandukanye gute? Ni ukuvuga ngo igisobanuro cyo gutera imbere ni kimwe, ariko uburyo tubigeraho biratandukanye, kandi twese ntabwo twabigeraho mu buryo busa. Ibyo uri buze kubyumva neza uko turi bugende tuganira. Kugira ngo uze kumva icyo gutera imbere bisobanuye neza, reka ntangire ntanga urugero. Tekereza abana babiri bigana mu ishuri. Umwe aba uwa mbere buri gihe, ariko akunda gukopera. Undi noneho we aratsinda, si cyane, ntago aba uwa mbere, ariko nta nubwo arenga muri batanu ba mbere. Ariko nanone ntago akopera, akoresha ubuhanga bwe agatsinda. Muri abo babiri bakubajije ngo wateye imbere, ufite success, ni uwuhe? Wasubiza ko ari uwuhe? Abandi bantu babiri ngiye kuguhamo urugero. Tekereza abandi bagabo babiri bakuru ba rwiyemezamirimo. Uwa mbere afite amafaranga menshi cyane, ariko nanone afitanye ibibazo na leta kubera ko yakoze ubucuruzi mu buryo butemewe n'amategeko. Afite ukuntu yagiye anyereza ibintu gutyo, none arimo araburana na leta, ntago arengana. Noneho kugira ngo yibagize ibibazo, anywa inzoga nyinshi. None yagiye kwa muganga kwivuza, bamubwira ko arwaye indwara zituruka ku kunywa inzoga nyinshi. Undi we ntago afite amafaranga menshi cyane, afite amafaranga aringaniye, arakora, afite umuryango, yego nawe ni rwiyemezamirimo, nta bibazo byinshi afite, yego arabifite, ariko si nk'ibyo wundi wa mbere. Muri abo babiri urumva ari uwuhe wateye imbere? Uko umaze kuguha izo ngero ebyiri, birumvikana neza ko wasubiza ko wa mwana udakopera na wa muntu udafite amafaranga menshi cyane, ariko nanone udafite ibibazo byinshi cyane, aribo bateye imbere. Kuki twavuga ko aribo bateye imbere? Abantu benshi dukunda kureba ko umuntu yateye imbere tugendeye ku byo turi kubonesha amaso. Yambaye neza, atwaye iyihe modoka, ariko akenshi inyuma y'umuntu haba harimo ibindi bibazo. Kandi gutera imbere bigomba kuba iby'igihe kirekire, ntabwo gutera imbere bigomba kuba ibintu by'umunsi umwe. Mu rurimi rw'icyongereza niyo bavuga ko ikintu kiri sustainable, ni ibintu bigomba kuba bigumaho, bihoraho. Yego, atari ukuvuga ngo wabigezeho birahinduka. Urumva rero gutera imbere ntabwo twabibarira ku byo turi kubona ko umuntu yagezeho, ahubwo ni ubwiza bw'ubuzima bayemo, uko abwishimiye, uko yumva abayeho. Icyo nicyo gutera imbere. Niyo mpamvu niba wararebye video zindi nakoze, nagiye mpera ku mico umuntu ashobora kugira ngo atere imbere, aho guhera ku kuntu washaka amafaranga,
mpera ku mico, principe umuntu ashobora kugenderaho, amahame mbwiriza muco umuntu ashobora kugenderaho kugira ngo atere imbere mu buzima. Gutera imbere ntago ari ubwinshi bw'ibintu ufite, oya n'ubwiza bw'ubuzima ubayemo, ni karite y'ubuzima bwawe, ntago ari kantite. Si byinshi utunze, ahubwo ni uburyo wishimiye ubuzima ubayemo. Uko niko gutera imbere. Utise none ni ibihe bintu umuntu yakora kugira ngo atere imbere? Ngiye kubwira ibintu bitatu ushobora kumenya ukabigenderaho mu buzima kugira ngo utere imbere. Bya bindi byose navuze muri video ni ngombwa ko ubikora kugira ngo ukomeze gutera imbere mu buzima, intego yose waba ufite. Ariko muri iyi video tugiye kuganira ku gutera imbere gusa. Ibyo bintu nubizirikana bizajya bituma buri gihe umenya ko intego y'ubuzima atari ukugira ibintu byinshi cyane, ahubwo ari ukwishimira ubuzima bwawe. Ikintu cya mbere ni uko gutera imbere umuntu atabibarira ku byo yagezeho. Tuvuga urugero, niba wariganye n'abantu bose bakaba barakize, bagenda mu modoka nziza, bafite amazu meza, ntago aho ngaho ariho nawe uri bujye kwipimira. Uwo si wo munzani wawe. Oya, reba ubuzima bwawe, wumve ko ari ubwawe, wumve ko ubamo ukwawe, uko ubyumva. Niba ubwishimiye, nibyo biraguhagije. Ikindi, menya ko gutera imbere kwawe uzajya ukubarira ku mico myiza ufite. Imico myiza ufite nabyita ngo ethics, uburyo witwaramo neza mu buzima, aho kugira ngo ubibarire ku mafaranga. Uko ukubaho neza, ukubanye n'abandi, ukubanye n'Imana, niba ukunda gusenga, ibyo nibyo uri bubarireho gutera imbere, aho kugira ngo ubibarire ku mafaranga ufite kuri konti. Video turi bukore nzakora nyuma y'ingiyi igaragaza ko amafaranga ari ngombwa, kuko njye ndi rwiyemezamirimo, ngo iyo ndi gukora giye ku kazi icyo nshaka ari amafaranga. Ariko ntago amafaranga ari umuntu abariraho ko yateye imbere mu buzima. Oya, karakteri yawe, imico ufite, amahame ugenderaho, noneho n'uburyo ubanye n'abandi, ibyo bigaragaza ko wateye imbere. Si amafaranga, si umubare w'amafaranga ufite kuri konti. Ikindi kintu cya gatatu uzazirikana muri iyi video, nshaka ko uva muri iyi video uzirikanye, nuko gutera imbere kutari ukwanyako. Abantu bakunda kukugaragariza mu ishusho bereka abandi, ariko gutera imbere kwa nyako kugaragarira mu ko umuntu ateye n'amahame agenderaho. Ngiki kintu cya gatatu, kugira ngo cyumve, reka ngerageze kugusobanurira. Ujya ubona abahanzi cyangwa se abacuranzi, abastari benshi muri rusange, ugiye kuri Instagram yabo ubona yambaye Gucci, yambaye ishene zihenze cyane. Ntago ari bibi, ariko biragutangaza nyuma iyo wumvise ngo bamufasha ari kunywa ibiyobyabwenge. Urumva kuba afite ibintu bihenze, ya image ubona ukabona wow ni nziza cyane, ntago bimuhaye ubuzima bushimishije. Ibyo rero ntago ari ko kugafata, ntago ari ko gutera imbere. Ahubwo gutera imbere ni ibyo ugenderaho, amahame ugenderaho, niba wumva ari byiza bigushimishije. Nicyo ngicyo, nicyo nita gutera imbere. Noneho kugira ngo nsoze iki kiganiro, reka nongere nguhe urundi rugero rwa nyuma. Tekereza umuntu afashe inzu nziza akayubaka neza, akayizamura. Inzu nziza pe, inzu nziza niyo yaba ari aka etage keza, inzu nziza yo kubamo, inzu nziza yo kubamo, ntabwo ndi kuvuga yo gucururizamo, inzu nziza yo kubamo. Yarangiza kuyubaka akaguriramo ibintu byose akeneye ko bizaba biri mu nzu. Warangiza waza kumusura ugasanga ya nzu yayubatse ate. Yaragiye areba ahantu hari mu nyanja, harimo barafu nini, barafu uri kuyibona ariko yo iri mu nyanja. Arangije yibeshya ko ari ikirwa, aragenda arahasiza barafu yubakaho. Wamubwira ngo warakoze, wubatse neza, cyangwa wamubwira uti rero uragowe, igihe cy'ubukonje nigishira, izuba rikaza, barafu izayonga inzu yawe ijye mu mazi.
ndatekereza ko wamubwira ko inzu izajya mu mazi. Niko rero no gutera imbere bimera. Gutera imbere ntukumve ko ari ishusho uzagaragaza nka ya nzu nziza, oya, ni fondation wahereye kuki. Ngiyi impamvu igihe nakoraga urutonde rw'izi video, icyo nahereye atari amafaranga, oya, nahereye ku mico. Imico umuntu afite mu buzima, uko abanye n'abandi, uko akunda akazi, uko atekereza, nibyo bigena gutera imbere kwe. Ntago gutera imbere bigenwa no kuba utunze imodoka ihenze, no kuba wambaye imyenda y'igiciro cyinshi, oya. Biterwa nuko ugera ku ntego zawe mu buzima, biterwa nuko wumva wishimiye ubuzima ubayemo, biterwa nuko ubanye n'abandi. Nguko gutera imbere. Ngiyo video y'uyu munsi rero, urakoze cyane kuyireba. Mbere yo kugenda, babarira gato ya wigenda, banza ume comment, sibyo se? Nyandikira comment umbwire uko wabonye iyi video, najye bintera courage gukomeza kuganira nawe. Nanone niba wabonye ari sawa ukande like, nanone kandi niba wabonye atari sawa, wumvise atari sawa, ushobora gukanda dislike, nta kibazo, kuba ari kugira ngo mbone uko ibyo navuze wabyumvise. Ikindi, niba bwa mbere utakanda subscribe, utarakanda subscribe kuri channel yanjye, nukuri reba kuri iyo buto hasi yanditseho subscribe ukandeho. Fasha kandaho rwose. Naho ubundi rero urakoze, tubonane muri video ikurikira.